Muraho neza, amazina yanjye ni Bizumuremyi Moses, ngiye kubabwira inkuru yambayeho mamo uburyo nabyaranye n'umugore uvukana mama ntabizi. Ibi ngibi byambayeho mu myaka 2 ishize, ubwo nari mfite imyaka 21 ariko ubu ngubu mfite imyaka 23. Muhawe ikaze rero, iyi nkuru igiye gutambuka kuri John BTV, niho twabonye twayicisha hakagira isomo mukuramo. Reka nanjye nimvire. Ubwo nari ngisoza amashuri yanjye yisumbuye, nari mfite amafaranga makeya, nize nzi ko nzanisoza nzahita mbona akazi, ariko nk'uko tubizi twese iyo turi mu ishuri tuba twumva hano akazi gahari. Narasoje mbona maze amezi 3 nta kazi, kandi nta mahirwe nari mfite yo kuba najya kwiga kaminuza. Nari mfite amafaranga makeya atari no mu 100. Nahoraga nsaba mama amafaranga ngo nongeranye mbe natangira business, nanjye umwana w'umusore mbe natangira gushakisha ubuzima, dore ko ndi mu myaka isatira kuba umuntu nyine yatangira gutereta akareba uwo bazarwubakana mu mezi azaza cyangwa mu myaka, bitewe n'ukuntu babyumvikanye. Umukecuru wanjye nawe n'umuntu utari woroshye, yakundaga kugira amahane. Akenshi na kenshi njye n'agashiki kanjye twavukanaga kari kakiri mu ishuri, yakundaga aducyurira kuri ngo mukuru we ngo wagiye i Kigali akagumayo akaba yigize ikirara. Ubwo ibyo ngibyo yabizamuraga bitewe n'iki? Nuko nakunda kumubwira ni nunyima amafaranga nzajya gushakishiriza ubuzima i Kigali. Wacu mu cyaro gisanzwe ariko cyifashije kirimo iterambere. Ubwo nabaga nzamuye ati nzajya gushakira amafaranga i Kigali, yahita akazamura iyo ngingo yo kuva ni uzagende umungane nka mukuru wanjye nawe yagiye ari umugani. Buri gihe nahoraga mubaza ni ese mukuru wawe kutamubwira ahawe nzagenda kumusura basi. Ibyo yarabiduhishaga, ntiyatubwiraga izina rye, nta n'ifoto yatwerekaga, ndetse nta nubwo yatumaga twumva bari kuvugana. Gusa twajyaga tubona yitabye telefone akatubwira ngo duceceke ngo araje gato yabanza yitabe mukuru we. Gusa najyaga mbumviriza nkumva bari gusa nkaho batongana, sinabyitagaho cyane. Ubwo ntibyatinze rero naje gushakisha ukuntu natangira aka business gatoya kagenda kazamuka. Naje gushinga akaduka gatoya gasanzwe muri quartier. Umwana w'umusore baba batangira guseka, urundi rubyiruko rwawe ruba rukiri mu busongarere. Ntibyatinze twarakomeje, sinize ndekishizaye nubwo zansekaga, ariko nakomeje gukora gake gake. Ubwo nabaga mbonye akanya cyangwa urubyiruko zanjye zize nko kunsura mu kaduka, twaraganiraga nkumva barimo baravuga ama story y'ibintu babonye ku ma Facebook, ku ma Instagram no ku izindi mbuga zitandukanye. Njyewe rero sinari mfite umutima wo kuba navuga ni ndagura nka telefone nini nk'izi za smartphone bakunda kwita touch. Numvaga amafaranga yanjye yose ntayashora mu bintu bimfitiye inyungu. Bagomba kubiganiraho, numva barimo baranshishikaza baganira ku bintu by'i Kigali. Uko nari mageze muri imyaka 21, nta n'umunsi n'umwe nari nageze nicara mu modoka ifite urugendo rutwara isaha, cyetse nk'ahantu mwaka rifite umuntu wabaga amaye nkumvuye ku ishuri yashye mu rugo, kuko ntibyaga n'iminota 20. Ubwo rero twagumye kuganira, nateye imbere, baragenda amezi ndacuruza birashyira kera. Nageze kubona mbona amafaranga kuri konti ariho, mbona ibicuruzwa birimo birongera, kwa kundi bishyira mu myaka 21 gutyo muri 22 nza kwiyongoza. Dore bya bindi bakunda kuvuga byo ngo umuntu kwiyongoza. Naravuze nti kamfata udufaranga dukeya, ariko nanjye angahe i Kigali mu murwa w'u Rwanda bajya bavuga ngo haba ibintu bidasanzwe ibiki n'ibiki byose, nanjye kwiyejisho, dore ko hariho n'ayamvugo ngo nta myaka 100. Ntagikwe ibyo byose narakomeje byishyiramo amafaranga ndayategura cyane. Nza gusiga mbwiye mu rugo ati ndaje gatoya uyu munsi ntabwo ndi bukore, ariko urufunguzo nasigiye wagashika agashiki kanjye. Naragiye mu gitondo kare kare ya Marumba, nafashe safari ndagenda kuri taxi ndambuka. Amasaha make nengeye i Kigali, mu masaha 8 nengezeyo, dore ko rwose nagezeyo mpafite amatsiko cyane. Navuyemo ndakatata, ahubwo nangira kwibaza ikibazo, ubundi ndajya hehe? Nangira kuvuga nti wasundu kuki narebye muri telefone ya mama nkundemo nimero za mukuru we, nkumbe naze no kumuhamagara we navuge ni ndaza gucumbika ijoro rimwe. Ahubwo se nibaza ntari kumenya izina rye rihe, ko ari tareto bw'izina rye.
ibyo ariko bitewe n'umuhate nari mfite wo gutembera i Kigali navuze ni amafaranga mfite ntabwo ndi buraho ndara sinyumva ngo habaye n'amaroge n'amahoteli ndaza kugenda ndara aho ngaho narakomeje ndamanuka ndakata mu mujyi nza kubona akaresitora nyine nkajyamo nta icyo kurya ndarya nishyura nk'ibisanzwe mu gusohoka sinzi ukuntu nateye intambwe zigera muri 20 ndebye imbere yanjye mbona ahantu handitse roge apo ndavuga ni singibi ubwo byari biri gushyira mu masaa 10 rero nahagiye njya kuri reception ndababaza ko nta mafaranga 30 apo ku mutima ati siba amafaranga mfite 30 ndayishyura rwose ahubwo ndanabamo icyumweru ariko ibyo byose nabipanga naje kwishyura 30 ndagenda njyama nk'ibisanzwe mu gitondo buracya njya kubona nko mu masaa 2 abashinzwe amacumbi baraza barankomangira ati boss ko amasaha yawe yarangiye se yarangiye se papa sorry kabisa sa nta kibazo ugera ndakubwira ndaje nitunganye ubwo gisohoka nasigaye mbunze imitima ubwo numvaga kuko ari umunsi wose numvaga ajoro ryose namwe mvuga ni ndaza nirwemo ndaza kuba ndaha ku mugoroba ubu byahise bincanga mfata akapu kanjye n'utwenda duke nitwaje umuntu waruje gutembera ndatuzinga akabaga ndagafata sinzi ukuntu naciye kuri reception mbonye umukobwa uhicaye ndamwenda sorry so ko nagiye kuri umuntu hano ku ruhande nakuntu waba umufashije akabaga nkaza kuza mu mwanya ugatora uwo receptioniste yaje kumbwira ati ko mu kanya ndaba shift yanjye irangiye buraza bagatora atariko gusa ndasiga nanditse amazina wagasize nkasiga kuri bag uraza kuvuga amazina yawe baraza kaguha apo nahise nanjye ati nta kibazo ku mutima numva nashujwe narakomeje mpita nigendera ndavuneka sakantu kujya kubona imbere cyaragiye se byatinze amasaha 10 bishyira saa moya ndavuga ni ariko se ya mahoteli numva bavuga nkamizungerezi n'amahiga atandukanye y'ubwoko bwose ndetse nabo bakire ngiye kwirebera ukuntu baba bari kurya uwo muziki ko zakaranyuze dore ko arizo baba bishakira n'abantu bakuze bafite amafaranga narinjiriye njya kuri hoteli nyicinjira mbona amatara baramyasa hose gake cyane yatuje hirya tuziki hino dore ko bari maje kwiramo mu masaa moya nta muntu wabona gundi neza naragiye nicara ku gatable mbona umuseriveri aciyeho ndamusifura mubaza icyo kunywa mufite ubwoko bwo kunywa yambwiye amoko menshi gusa bitewe n'ukuntu numvaga bavuga whisky mbwira ryoha niyo natse namwatse akarabure mubasha n'amafaranga akagura numva nanga ni menshi ndashyizemo akambere ibisanzwe ndi kumva akaziki gake gake bakinzanira ka kabiri sinzi ukuntu ahindukiye ndi muri telefone mbambonye umukobwa mwiza cyane ariko yagaragara nk'akuze ariko ibyo sinize mbyitaho kuko nari nicaye njyenyine bana wicaye wenyine naje kumwegera naje kwigira inama yo kumwegera ariko mbura ahantu nza kubihera wa museriveri uri kunseriva twari twamaje gusa nkaho turi inshuti ndamugamagaye ndamuganiza ndamusani bite nese ura mukobwa wicaye hariya hari umuntu bari kumwe yaje kunsubiza ko amaze isaha yose nta muntu bicaranye kigaragara cyo nta muntu bari kumwe nanjye ni nganze nje kumwegera mubaza amakuru wenda twabona aho tunaganira naramwegereye sorry so sinago mbargoye no ntabwo turogoye okay nabonye mwicaye aho ngaho mwenyine nifuza yuko nabajeninga niba nta kibatwaye nyimara kubivuga nakibonye umukobwa asa nkaho ahindutse by'akanya gato bitarenze n'amasegonda 2 ariko mbona asa nkaho arengejeho aravuga ati ya nta kibazo ariko gusa nari ngiye gutaha sinzi niba akanya gato masigaje bitari babangamira ahubwo ari mwebwe hanikize imitima ndavane utashye nona toya ukirose abakiri kare biracyari saa 2 n'igice wowe buretse tube tunywamo ahubwo ndabona na karahure wari gufata ndabona gasa nk'agashizemo bakuzana kandi nari nizeye amafaranga rwose kuko dore ko bwari bumaje no kwira nahise mvugane bagwa kandi umukobwa yabisamiye hejuru
mbona usa nkaho akuzemo ndavana ariko n'ibyo by'i Kigali n'amaso y'abanyacyaro ndi kurebesha umukobwa ni mutoya. Naramubwiye ni sorry, nagiye ku ruhande kugira ngo umenyeshe mu rugo yuko nari bwongere gutaha. Nahise mbwira petit frère ariwe sisiteri ati ntabwo ndi butahe nanone, muze kureba ukuntu mucunga kuri iryo duka bitaza kugira icyo riba. Nagarutse mwishyiraho cyane, arambaza ni ese neze uvuye kuvugisha sheri wawe? Ndavuga nti wapi ni umuntu twari dufite gahunda y'ibintu turi bukorane ejo, ntabwo nta bya sheri. Okay, nta kibazo. Ubu ngubwo akimbaza ngo mvuye kuvugana na sheri wanjye, nahise nanjye mbonaho meri ibiganiro, namubajije nti se ahubwo se wowe nta sheri utegereje ko mbona wicaye umwanya muremure? Yambwiye ati reka se ayo mahirwe yakura hehe? Akimara kuvuga gutyo nahise numva nsa nkaho nsubijwe. Naramubwiye ni none ibintu birahuriranye. Okay ya gusa urumva ari icyo utumva? Yansubije n'amasoni menshi ngo biragoye. Okay, so ati mbona yahise azana akarahuri ati cheers ku buzima bwacu. Nahise numva utuntu muri tunyukanse, ndavuga ni kabisa umukobwa ni nguyu twahuje. Urabona ijoro ryose naraye ndi jyenyine, uyu muntu kuki namenye kare? Ubwo nari kubyuvisha umutima nsa nkaho nahari. Yaje kunkoraho amubwira ati bite, ahita avuga ambwira ati sorry, atari ko se ubundi kutanyibwiye. Ndamubwira ni sorry, banyita Moise. Ubwo nanze kwitwa mwibwira ko nitwa Moses, nahise mvuga nitwa Moise. Nawe ati nanjye nitwa Margaret. Okay, Margaret, ufite izina ryiza. Nawe yaranshimiye ati murakoze. Ubwo twakumye gusunika ibiganiro, uburahure buraza, ubundi buraza, amasaha araguma ari icuma, bishyira hafi mu masaha 5. Ubwo twese twari twamaze kurangira, naje kwicura ndi kumufataho ku rutugu ati Margaret umeze bite? Ko ndeba usa nkaho unaniwe. Nawe yansubije mu nzira y'ubusinzi, nawe ubona ko yarangiye ati wapi, ntabwo nananiwe Moise. Ase Moise turatarya? Kuko nahise ntekereza ko yakabaye ambaza ni nahaye. Nahise nitanguranwa ndamubwira nti aho se ubundi mu rugo kari kure, nta kuntu twafata rogi hano hafi? Namubwira nti twafashe rogi. Arambwira ati reka ntabwo ndara mu marogi, ntabwo ndara mu rogi mfite iwanjye, niba nga kunjyana iwawe umubwire. Nahise mubwira nti ntabwo ari ukwanga kujyana iwanjye, ahubwo njyewe nuko nabonaga ari kure, ibintu byo kugenda amajoro icupa ryana tugezemo, nakabaye mvuga ni reka twirarire hano hafi muri rogi. Yagumye kumatiriza kujya mu rugo, nanjye ati turajya muri rogi. Arambwira ati ntabwo ajyara muri rogi, ahubwo tujye mu rugo iwe, araza kunsobanurira impamvu atajyarira muri rogi. Ntibyatinze twagumye gusunika uburahure, twatashye turi Imirambo, ariko twagiye dufata taxi voiture turagenda. Tugeze mu rugo iwe, sinamenye uburyo nageze mu rugo. Nageze nicaye muri salo, mbona niburaye. Nabonye ari ahantu haryoshye cyane. Ndavuga nti se ku mutima, uyu mukobwa amafaranga yakurahe? Nta mugabo simbyumvise, numva atekereza avuga ibintu by'akazi, ubu amafaranga yakurahe? Icyo ndi kubyibaza. Yahise ambwira ni mfashe vayo tugiye kuryama. Noneho yanyise sheri. Nahise numva umutima wanjye asa nkaho yirukasemo utuntu, numva umubiri wose uratingise. Navuze uyu mukobwa umukire gutya uri kunyita sheri, wasanga nataruye naba nazawusinyira gusubira mu cyaro. Ntibyatinze yarankuruye, araza anyegamiza mu gituza cye. Niko nanjye numva natwawe, twese twisanga mu cyumba. Mu gihe twararyamye, ibyakurikiye nyuma sinabimenye. Ntibyatinze inyoni zikivuga, nahise nicura, kuko ntabwo amenyereye kubyuka kare najya ku iduka. Umukiriya wa mbere ninjye wamufataga. Twarakomeje mu gitondo bukeye. Sinzi ukuntu nakabakabye ku ruhande, mbona umukobwa nawe uhari. Byari bishyitse mu gitondo mu ma 12:30,
naragutse nk'ibisanzwe ngiye nko muri dushe gatoya ko nari namubwiye ko ndi buzinduke. Nagiye nsanga arunamye, mbona ari kunywa ibinini bisa nkaho ari binini cyane, sinabyitayeho. Narakomeje nigira mu byo njyamo gato, mu mwanya mutoya cyane nagiye kubona araje ati jeri byaraye bigenze bite fresh. Gusa naje kureba kugaruka ku buriri nsanga hari hatose, mbona aho habaye ibintu bidasanzwe. Naravuze ni birabyone mu maraso. Narebye ku ruhande ndasakasaka, mbona n'agakingirizo twaba twakoresheje, ibikuba byaramutse, umutima urandya. Ndavuga nti uyu munyago nawe namuteye inda cyangwa akaba yanyanuje indwara, nabyifatamo nte? Aturwa naba naje gushaka mu mujyi naba ndubonye, nasubira mu cyaro ndirimbo ubwo mbonye. Ntibyatinze naratashye, ariko tukiri aho ngaho nari namwatse nimero yanjye, nari namwatse nimero ye ku mugoroba tukiri mu kabari. Namwatse nimero sevinga izina Margaret. Sinize niha no kumubipa wenda agasevinga yanjye. Bwakeye nongera ndakata mu mujyi, nagiye kuri wa hoteli mfata agabaga ndataha. Ngigera mu rugo banyakiranye yombi, bambaza ni Moses uri waragiye? Nababwiranye ibyishimo byinshi ati nari nagiye gusura umurwa w'i Kigali. Bati narabonye neza cyane mama, ari ahantu heza, ahubwo reka nkore cyane nzasubirayo rwose gucururizayo. Nabonye n'abacuruzi baho babashishikaye, hari n'abakiriya benshi. Usibye aha ngaha azimara isaha nta muntu bahaza, n'abaza bakaba biciraguraho ngo umuntu arahenda. Kandi nabonye mu mujyi ibintu biba byuzuranye, abantu bose bagura nta kibazo. Twarakomeje iminsi icuma, hashize nk'icyumweru. Sinzi ukuntu mu gitondo nabyutse ngiye kwiborosa, mfite ikirahure mu ntoki. Umukecuru aba arampamagaye ati Moses, anda hano uneze ku mayinite nivugishiriza umuntu. Yanteye amayinite ashyiramo nimero, akizishyiramo ababonyeho hiromanitseho Margaret. Yaguye mu kantu. Yambaje ni Moses, izi nimero wazikuye he? Ntiyabyitayeho, aramubwira ati reka maze mpamagare urabinsobanurira. Nibaje nimero ari kumbaza, ntabwo nabyitayeho ko nari ndi kwiborosa. Yakize gutya ateye intambwe nk'eshanu anyitaza, ajya ku ruhande nyuma y'igikuta, atangira guhamagara aravuga. Ntangira kumva basa nk'abatungana, kuko telefone yanjye yavugiraga hejuru. Nagiye kumva ari kuvugana n'umugore. Umugore ati sister, noneho ibintu ndumva bimeze nabi, indwara yakuze, nuruse guhura n'agasore nundi mo ndakeka ko gashobora karanaye n'inda. Simbizi ako gasore ntabwo ndi kubitekereza neza, ngo kari kavuye mu cyaro muri iyo minsi. Ariko abantu, iyi sida iraza kunyica noneho. Ndimo nafata imiti, amayoga menshi, kandi barambujije amayoga, ntabwo ndi kubyumva. Ubwo muri ako kanya nkimara kumva icyo kiganiro cy'umugore ari kugirana na mama, nkumva avuze ibintu bya sida, agasore kavuye mu cyaro mu minsi, umutima urahagarara, umusatsi ntiwumvuyeho. Muri uwo mwanya nakuzuyaza nk'uko umubiri uri automatique wikora iyo ikintu kitunguye kibayeho. Nahise sa nkaho numva ntaye ubwenge, imbaraga zirashira, ikirahure nari mfite kigwa hasi. Ikirahure mu kugwa hasi, umukecuru wahise abibona, aba arahindukiye. Mu kumbaza gutyo, ngaha rero igice cya mbere kirangiriye. Urasabwa gutegereza igice cya kabiri ukumva ukuntu byagenze. Iyi nkuru ifite ibice bibiri byonyine, kandi ushishikarizwe ukanda subscribe, like, share and comment ugakurikirana igice cya kabiri. Ciao ciao.